Reka nshuti bakundwa twongere twishimire ku bw'amahirwe Imana ikomeje kuduha yo kwiga ijambo ryayo. Muri ibi byigisho rero dukomeze kwiga by'ishuri ryo ku isabato. Imana yongeye kuzirikana n'abana nabo kugira ngo dutangire tunyuzeho n'ibyigisho by'abana. Nshuti mukundwa ukunda ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato, ndagusabye kugira ngo ubwo tugiye kwiga iki cyigisho wegereze abana hafi, kuko tugiye kujya turebera hamwe n'ibyigisho by'abana. Abana rero Imana irabakunda. Imana yifuje kubaganiriza ku ijambo ryayo. Tugiye kurebera hamwe icyigisho cyiza cyane Imana yifuje kuganirana natwe. Aho tugiye kureba abagaragu barindwi badasanzwe. Abagaragu barindwi badasanzwe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni abagaragu barindwi badasanzwe. Reka mbere ko tujya mbere muri iki cyigisho tubanze dusenge Imana. Abana reka mbasabe kugira ngo muhumirize dusenge Imana, maze twumve icyo Imana igiye kutuganiriza muri iki cyigisho tugiye kwigira hamwe kuri uyu munsi wa none. Reka duhumirize dusenge. Turagushimiye, turaguhimbaje Uwiteka Umwami Imana, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye kuri umuremyi wacu, tugushimiye kuri Imana yacu ukaba udukunda. Tugushimiye ko tugiye kwigana ijambo ryawe ryiza cyane kuri uyu munsi wa none. Tugiye kurebera hamwe iby'abagaragu barindwi. Turagusabye ngo ubane natwe kandi uduhe kumva ijambo ryawe nk'uko waritwandikiye muri Bibiliya. Ibyo nibyo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Abana rero ndabasabye kugira ngo mutege amatwi twumve iby'abagaragu barindwi. Ariko ndagira ngo mbasabe kubona bazi gusoma, dufate Bibiliya zacu turebe igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa turebe igice cya 6 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 7, maze dusome. Bana mutege amatwi mumve uko handitse ngo nuko muri icyo gihe abigishwa bakigwira, Abayuda b'Abagiriki batangira kwitotombera Abaheburayo. Ngo Abayuda b'Abagiriki batangiye kwitotombera Abaheburayo kuko abapfakazi babo bacikanwaga ku igerero ry'iminsi yose. Bana mutege amatwi neza, iyo bavuze Abayuda b'Abagiriki ni ukuvuga ngo mu Bayuda habagamo Abagiriki. Aba Bagiriki babaga mu Bayuda nibo bitwaga Abayuda b'Abagiriki. Ngo batangiye kwitotombera Abaheburayo kuko abapfakazi babo bacikanwaga ku igerero ry'iminsi yose. Abana rero iyo Bibiliya ivuga abapfakazi baba bashatse kuvuga ngo abagore badafite abagabo, cyangwa se abagabo babo bakaba barapfuye, ngo bacikanwaga ku igerero rya buri munsi. Mu yandi magambo, amafunguro ya buri munsi ntago babashaga kuyabaha. Iyo batangaga ibyo kurya, abo bapfakazi cyangwa se abo bagore badafite abagabo ntago bajyaga babona ibyo kurya. Abo 12 bahamagara abigishwa bose bati, ntidukwiriye ko tureka kwigisha ijambo ry'Imana, kwicara ku meza tugabura. Hari igihe byabaga ngombwa ko abigisha ari bo bajya kugaburira abo bantu, ariko babona ko bidakwiriye ko bareka kwigisha ijambo ry'Imana ngo bajye kugaburira abantu ndetse babuze ibyo kurya. Ngo nuko bene data mutoranye muri mwe abantu 7 bashimwa buzuye Umwuka Wera n'ubwenge, tubashire kuri
uwo murimo, ngo batoranye abantu barindwi. Icyigisho cyacu kiravuga ngo abagabura barindwi badasanzwe. Abigishwa basabye ko bakwiye gutoranya abantu barindwi buzuye ubwenge kandi bashimwa, buzuye n'Umwuka Wera, kugira ngo uwo murimo abe aribo bawukora, ngo bagaburire abantu, bajye bakora umurimo wo kwicaza abantu ndetse no kubagaburira, bakazenguruka abantu bose, buri wese ibyo kurya bikamugeraho. Nuko abo bigishwa baravuga bati, ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Bo rero ntabwo byari kubashobokera ko bajya kugaburira b'abapfakazi ndetse ngo banigishe ijambo ry'Imana. Hoya, bo bashatse kugira ngo bigishe ijambo ry'Imana ndetse banasengere abantu. Naho abo bantu barindwi bagombaga gutoranya akaba ari bo kugaburira abantu. Nuko abahateraniye bose bashima ayo magambo, batoranya Sitefano mwana. Ndakwinginze ndagira ngo wumve aya mazina y'abantu batoranyijwe. Batoranyije Sitefano, umuntu wuzuye ukwizera n'Umwuka Wera, na Filipo nabo baramutoranyije, na Purokoro nawe baramutoranyije. Ubwo babaye batatu. Batoranya na Nikanori. Ubwo ni uwa kangahe? Ni uwa kane. Batoranya na Timoni. Ubwo babaye bangahe? Batanu. Yego, ni batanu. Na Parumena se ubwo ni uwa kangahe? Parumena ni uwa gatandatu. Yego, urabikoze, ni uwa gatandatu. Nuko batoranya na Nikolawu ni uwa karindwi. Yego, ni uwa karindwi. Nuko abo barindwi bose nibo batoranyijwe, ngo abagaragu barindwi badasanzwe. Abo nibo bagaragu barindwi badasanzwe batoranyijwe. Reka nguhe umukoro umwana muto. Mu gihe tukiri kwiga iki cyigisho, ese wansubiriramo nibura babiri mu bo wumvishije batoranyijwe? Yego, basubiremo. Abo barindwi rero bamaze kubatora, babashyira imbere y'intumwa, kandi bamaze gusenga babarambikaho ibiganza. Ngo babashyize imbere y'intumwa, nuko bamaze gusenga babarambikaho ibiganza. Icyigisho cyacu cy'uyu munsi murumva ko ari cyiza cyane, kiratwereka abantu barindwi batoranyijwe kugira ngo babe abagaragu badasanzwe kandi bakora umurimo w'Imana. Mwana muto rero, tujye kurebera hamwe ibyo aba bagaragu b'Imana bakoze n'uburyo Imana yabatoranyijemo. Twabonye yuko aba bagaragu batorewe kugira ngo bajye bita ku bantu bo mu rusengero, babagaburire ndetse bajye banabicaza mu rusengero. Reka abana bato mbabwire aya magambo meza cyane tukwiye kuzirikana, aboneka mu gitabo, mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto, igice cya 12, umurongo wa 4 ndetse n'uwa 5. Umva ukuntu handitse: icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi. Ngo hariho impano z'uburyo bwinshi. Yego, urabikoze, ni impano z'uburyo bwinshi, ariko umwuka ni umwe. Kandi hariho n'uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana. Ese mwana muto, weho ukoresha ubuhe buryo bwo kugabura iby'Imana? Uburyo tujye kubona. Ariko umwami ni umwe. Nubwo hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, ariko umwami ni umwe. Rero aba bantu nabo tujye kurebera hamwe bamaze kubatora ibyo bakoze.
Reka twongere tujye mu cyigisho cyacu neza. Mwana muto, ibaze uyu munsi ugeze imuhira ku manywa ugasanga nta byo kurya bihari. Byibazeho rero, wagiye iwanyu wagera mu rugo ugasanga ibyo kurya nta bihari. Mbese wakumva umeze ute? Wakumva umeze ute ugeze mu rugo ugasanga ibyo kurya babyihereye abandi, wowe ukabura ibyo kurya? Byaba bibabaje cyane, kandi icyo gihe waba unashonje. Byaba bibabaje cyane n'ukuri. Rero byigeze kuba mu itorero rya mbere. Yego, mu itorero rya mbere byarabaye. Handi twabonye byabaye ngombwa yuko batoranya abantu 7 bashimwa n'Imana, buzuye umwuka kandi bafite ubwenge. Iki gihe byarabaye naho aho abigishwa twabonye yuko abapfakazi, mwana ngaho nyibutsa, abapfakazi twasanze yuko ari abantu bameze gute? Bibwire mama wawe cyangwa bibwire papa wawe, abapfakazi bari abantu bameze gute? Yego, uvuze neza, urabikoze. N'abamama babaga badafite abagabo, cyangwa se abagabo babo babaga barapfuye. Icyo gihe babitaga abapfakazi. Rero abapfakazi basangaga ibyo kurya babibimye, babacuze, bagaburiye abandi ariko bakabura ibyo kurya. Urumva byabaga ari ibintu bibabaje cyane. Nuko ngo abizera bakoreshaga ururimi rw'Ikigiriki bakomeje kwitotomba. Bibwiraga ko abizera bakoresha ururimi rw'Igiheburayo batagabana nabo ibyo kurya mu buryo bukwiriye. Aha rero hari akarengane, kuko hari bamwe bafataga ibyo kurya bakabyihererana, bityo bakabyima abandi. Ntabwo bikwiriye rero ko uri umwana w'Imana wabona ufite ibyo kurya ntubihe uwundi utabifite. Ntabwo ari byiza rwose abana, kuko Imana yabiduhanira rwose. Ni ukuri twavuga ko hari ivangura. Nshuti mwana muto, reka nkubwire yuko ivangura risobanura ko hari bamwe bafatwaga nabi kubera ko hari ibyo tudahuje. Nuko wareba umuntu ati ngo ni umukobwa, ntabwo twakwicarana ku ntebe kubera ko ari umukobwa. Wamureba ati ngo uyu ntabwo ari umunyarwanda, ntabwo twakwicarana kubera ko atari umunyarwanda. Abana b'Imana rero twese dukwiye kwifata nk'abantu bamwe duhuriye kuri Data wa twese, ariyo Mana yacu. Rero abizera ba kera bavanguraga abantu, bamwe bakabima ibyo kurya abandi bakabibaha, kandi bavugaga yuko bashoboraga kuba barya ibyo kurya bitandukanye n'ibyacu, cyangwa bakambara ibitandukanye natwe. Bisa naho abizera b'Abayuda bitandukanyije n'Abagiriki. Urumva ko abizera b'Abayuda bari bitandukanyije n'Abagiriki. Rero hari hakwiriye kuboneka abantu bo kubafasha kugira ngo babahuze, babumvishe ko ari bamwe kandi bakwiriye bose gukorera Imana imwe, ariyo Mana yo mu ijuru. Intumwa zabonye ko zitashobora gukemura ibibazo byose byari mu itorero rya mbere. Nuko intumwa ziravuga ziti, reka twebwe kubera ko twigisha ijambo ry'Imana tukanasengera aba bantu, reka dutoranye abantu 7. Abantu bangahe? Abantu 7 buzuye ubwenge kandi buzuye na Mwuka Wera, bajye bakora izo nshingano. Rero impamvu batoranyije abo bantu 7 niyo ngiyo, niyo kugira ngo nabo bajye bafasha abantu b'Imana kubagaburira ndetse no kubicaza mu rusengero, maze abigishwa bo bakajya bigisha ijambo ry'Imana banasengera abandi. Reka mwana wongere twibukiranye ayo mazina yatoranyijwe. Mbese ayo mazina ni ayahe? Niba ufite amazina wibuka, yongorere mama wawe cyangwa se papa wawe, umubwire ngo aya mazina dore ni aya ngaya. Yego wayavuze.
Reka tuyibukiranye twese uko ari amazina arindwi. Twabonye yuko batoye uwitwa Sitefano, batora uwitwa Filipo, batoranya uwitwa Purokoro ndetse na Timoni, batoranya n'undi witwa Nikanori, kandi bongera gutoranya Parumena ndetse batoranya n'uwitwa Nikoraho. Abo nibo bantu barindwi batoranyijwe. Abo bantu babita abadiyakoni. Mu rusengero rw'iwacu natwe dufite abadiyakoni. Nuko bamaze kubatoranya abangaba, babarambikaho ibiganza, barabasengera, nuko batangira gukora umurimo wo kugaburira abantu ndetse no kubitaho. Bana bato, natwe mu rusengero rwacu abadiyakoni batwitaho, baratwicaza, baratubwira ngo duceceke mu rusengero, ko mu rusengero ni ahantu ho kubahira Imana. Kandi kubaha Imana mu rusengero ntibidukwiriye. Dukwiye gukora ibyo Imana ishaka mu rusengero, ntabwo dukwiye kwifata uko twiboneye mu rusengero. Rero abadiyakoni tujye tububaha. Nuko bamaze gutoranya abo bantu barindwi, intumwa zahise zibona umwanya wo gukomeza gukora umurimo Imana yabahamagariye wo kubwiriza. Rero twese tugira impano zitandukanye mu rusengero, kandi impano zacu zigira abo zifasha. Twese dufite impano zidasanzwe. Hari abafite impano zo kutubwiriza tukumva ijambo ry'Imana, hari n'abafite impano zo kutwitaho mu buryo butandukanye. Abo bafite impano yo kutwigisha tugafashwa n'ijambo ry'Imana babita abigisha. Dukwiriye rero kubatega amatwi, nizo nshingano zacu. Yego, abigisha tugomba kubatega amatwi. Hari abafite impano yo kwita ku bandi, rwose bakatwitaho, tukagera mu rusengero tukicara tumeze neza, kandi bakadutegurira neza aho tuzagera gute, aho tuzicara. Mbese abo nabo dukwiye kububaha kuko badufasha kumva ijambo ry'Imana neza. Kandi abo nibo babandi bahora biteguye kugira uwo bafasha. Bafasha bagenzi babo mu mirimo y'imuhira, ndetse bagaha ibyo kurya n'imyenda abababaye. Nawe rero umwana muto ushobora kuba wafasha bagenzi bawe, ukaba wabaha ibyo kurya ndetse ukabaha n'imyenda mu gihe batabifite, kandi ugafasha abababaye. Dufite inshingano nyinshi dukwiriye gukora, kandi zose zikwiriye gutuma tugira umumaro mu gukora umurimo w'Imana. Nshuti mukundwa rero, hari indi mpano y'Imana idasanzwe nziza cyane. Ni impano ni ukumenya gukora ibintu mu buryo bunoze, tugakora ibintu mu buryo bwiza kandi bunoze. Mbese waba uzi umuntu ukunda gukora imirimo ye mu buryo bwiza kandi kuri gahunda nziza? Byaba ari byiza cyane nawe iyo mpano uba uyifite. Iyindi mpano ikomeye ni ugufasha abantu bari mu kaga. Gufasha abantu bari mu kaga ni impano ikomeye. Abana rero tugwiye kwita gufasha ku bantu bari mu kaga. Reka nsabe umubyeyi wawe cyangwa se mama wawe, mubwire akwereke abantu bari mu kaga ukuntu baba bameze n'uburyo ukwiye kubafashamo. Iyi mpano ni impano nziza cyane Imana izaduhembera. Nuko rero bene data, twese hamwe dukwiriye gufasha abandi, kandi tukabereka urukundo rwa Yesu, kandi natwe tukabakunda. Intumwa rero zakomeje gukora umurimo wazo wo kubwiriza ubutumwa. Ibyo byatumye itorero rikomeza gukura. Iyo abizera bakoresheje impano zabo mu murimo w'Imana, bituma itorero rikomeza gukura. Natwe impano zacu tuzikoreshe neza mu murimo w'Imana, bityo abizera bakomeze bakure. Buri mwizera wese
harimo nanjye kandi nawe dufite impano zidasanzwe kandi duhamagarirwa kugira ngo dukore umurimo w'Imana. Bana bato rero, izi mpano zacu dukwiye kuzikoresha dukora umurimo mwiza cyane, umurimo w'Imana, bityo Imana ikazaduhemba. Bana bato rero, mbifurije kuzabona Yesu mu maso, kandi nishimiye kuzabona mwese muhobera Yesu, kuko Yesu arabakunda. Reka tujye mu murimo wa Yesu, kuko Yesu aradukunda. Niba ukunda Kristo, koresha impano zawe rero mu murimo wa Yesu. Reka twongere duhumirize, dusenge Imana. Yego, humiriza, uracyari kureba. Humiriza, dusenge Imana. Yego, twahumirije twese, ngaha duce bugufi dusenge Imana. Mana nziza, Mana ishobora byose, turabana bawe, twongeye kuza imbere yawe. Turagusabye kugira ngo utwereke impano zacu, kandi izi mpano zacu uduhe kuzikoresha dukora umurimo wawe mwiza waduhamagariye gukora. Reka impano zacu ze kuba imfabusa, ahubwo uziduhishurire tubashe kuzikoresha umurimo wawe. Ibyo nibyo tugusabiye ubuntu, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena.